batari ikitegererezo kuko nyine batageze kubyo nifuza kugeraho ngewe. Ari nk'abasaza bakorera. Yes bakunzi ba Meza TV, banyarwanda namwe banyarwandakazi, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali, abari mu bihugu byo hanze, mwese mbanje kubasuhuza kandi ndabakunda. Uyu munsi nyine twishimiye kuhura n'uyu musore, no mustari, no musani, amaze kunyeganyeza amastage menshi, amaze gutwara amwe mu marushanwa akomakomeye. Mbese ubu ngubu niwe uri kuvugwa cyane ahangaha mu karere k'iwacu no mu gihugu cy'u Rwanda. Wa mugabo we bimeze biti? Bimeze fresh sana kabisa. Ndakeka ari ubwa mbere nkwakiriye kuri kamera za Meza TV, ariko bizahora biriho nyine kuko n'ubwa mbere ariko si ubwa nyuma. Ndashaka utangire wibwira abakunzi ba Meza TV, bamwe muri bo batakuzi cyane kuri n'icyamamare nuko biyibutsa, bimeze gute? Njye nitwa Prince Bado, ndi umuhungu wa Gisenyi mu mbuga ngari, umuhanzi watangiye umuziki mu 2020 kabisa. Na Meza TV nayo bamwe mu bo mukorana bari mu banangije umuziki, mu producer bita Frank. Umaze ubwo mu bigaragara cyabyumvikana umaze imyaka 2 ukora umuziki, cyangwa se umwaka umwe usanga watangiye umuziki corona nayo ikitezamo, nibwo watangiye umuziki. Ukaba umaze gutwara ibihembo bingahe? Aho nangiriye umuziki guhera muri 2020 maze gutwara ibihembo 2. Igihembo kimwe ni n'amarushanwa ya drill yari yabereye i Kigali, ubwo nagiye gukora indirimbo yanjye bita Fame, nakoreye kwa Kina Beat icyo gihe. Arandabura arambwira amarushanwa ariko nta bihembo birimo birenze. Ibihembo ni indirimbo 2, umuproducer wateguye amarushanwa aza gukorera wabaye wa mbere, akanazi ugashaka ikorera video bakayipromotinga nyine kuri level bashoboye. Numva ntacyo bitwaye kuko nyine mbese amarushanwa nta kintu yasabaga kwiyandikisha gusa, bakaguha beat ugaflowinga, ubwo nyine wabaye wa mbere icyo gihe ningiye kabisa. Indirimbo barayinkorera yitwa Kamugi, ntabwo nayireleasinga. Indi ni West Queen, niyo ndirimbo iheruka guhereza abanyarwanda. Nizo ndirimbo bankoreye, indirimbo 2 kandi koko promotion baramfashije. Bishatse wowe kuvuga ngo amarushanwa uko yateguwe, uko bakubwiye yari yateguwe, ni nako yagenze, kandi n'ibihembo bagusezeranije ni nako wabibonye? Niko byagenze, kuba nyemerera ko nkora audio 2 barazinkoreye, banyemerera ko nkora video bazamfasha kuri promotion, nabyo barabinkoreye kuko bafite ama connection ku mateleviziyo cyane kuturusha twebwe, bakaba bazitanga mu buryo nyine bumwe cyangwa ubundi zigacaho nyine nta kintu honyine bigusabye utabanje gucilinga sana. Ahangaha twebwe tumenyereye n'ubundi kubwiza abanyarwanda ukuri, kuko ikinyoma cyicaza umugabo ku ntebe rimwe, ntago ari kabiri. Ariko amakuru twagiye tuyumva, dukurikirana bimwe mu biganiro byawe, ngo harimo na miliyoni y'amafaranga, ngo ubu kano kanyu ukenyereye kuri miliyoni yo yaje kuri gitirana. Ubundi nyine wenda hari ukuntu umuntu wenda avuga ibintu agakabya sana bitewe wenda sinzi, ariko njye ntabwo narushanwa nigeze nsindiramo miliyoni tu. Ariko ibyo natsindiye yari ririmo 300,000, harimo no kugukora indirimbo abaproducer 4 bakomeye mu gihugu, harimo producer Kina Beat, Prozed, Bell 99 na Danny Beat. Bakagukorera indirimbo imwe, bose bakagerageza nyine gushiramo ubuhanga bwabo bose. Video 2 cent akabiri uzayikora nyine nta kintu na kimwe ngiye nyine biri kunsaba, nicyo byansaba ari nk'amatike kuba ngo mbasanga aho bari dutwara ibyo bintu. Ariko narushanwa rya miliyoni nigeze naryo nzi, ngiye natwaye irushanwa ry'300,000. Urakoze cyane. Muri ririya rushanwa uherutse gutwara, waruhanganye na abasani bande, ku buryo twumve nyine intwaro zari ziraho hafi warwanaga nazo? Ngiye nyine ririya rushanwa ntago harimo abahungu nyine benshi bari muri industry nyine bafite amazina, abenshi bari babikepinze nyine bumva ko ari ibintu by'ubufezi, ariko nyine ibyo bari kubona nyine wenda biri kunkorera cyangwa icyo nabikuyemo nyine nicyo cyabateye gutekereza ko byongeye kugaruka nabo babijyamo. Kandi na Ish Kevin yagiye muri Next Pop Star,
ayijyamo ari umuhanzi tumaze kumenya twese wese yabaye no hambere yabaye wa kabiri uwa mbere mushobora kuba mutanamuzi nawe ubwawe ukaba utamenya izina rye ubwo rero kuba umuntu ajya mu irushanwa ntabwo nyine harimo abapeti bazwi cyane tu hano muri industry ya Gisenyi ariko hari harimo abana n'ubundi uramutse babonye muri industry bari dope kuba n'abari muri industry kabisa nabo bakomana sana ku buryo njyewe umpeti yagiye kuri stage umwe araririmba ndavuga ati niba hano harimo abapeti bane byibura bameze nk'uyu nguyu na kuko njye nandikishije nyuma natana nabikwama ko byari ibintu ndi kubona n'ubwo nsubiza hasi to ndavuga ati abantu baranga baranzi baba Prince Bado noneho ibaze ngiye mwisharanwa ndakotoye nandi kumva ndubite mbikeping nuko nyine babaye nk'ababiri nanjye nkumva nyine naribi ntankomeza ndakora ubwo nyine ndanaritsindira naryo irushanwa namenye ko riri kuba uwo munsi niyandikisha na nyuma y'abandi gira no bigize abana n'umwanya wo kumpresenta ngo ndaza kuririmba naririmbye mbese ari abafana bari kuvuga ko ari umukobwa baje kureba batari kubona nibwo nagiye kuri stage nyine bita biba fresh nari twari iryo rushanwa Bado urabizi neza yuko muri life ya music mu Rwanda harimo ikibazo cyo gutegura amarushanwa bagatumira abasani bakaza bagakubita noneho bya bihembo babasezeranije ntibabibone kandi wagiye no muri rira rushanwa ubizi neza ugasanga babasezeranije kubakorera imizigo amavideo babasezeranya amafaranga byose nta na kimwe babahaye ahubwo umuhanzi yaruhiye ubusa kwitegura no kubikora sinzi imbaraga ahantu wazikuye zo gutuma wowe witabira irushanwa kandi uzi neza ko nabagiye batwara amarushanwa bwa mbere batigeze bahembwa uko bikwiye ngiye no kuvuga ngo ari gyure nyine ukabona bari seriye ukabona andi ntago bari serious cyangwa se n'ikintu bo bari gukora gifitemo iyo nyungu se iri rushanwa rizaba mu gihugu cyose rizajya riba muri buri ntara ari n'igihe rizajya riba inshuro ebyiri ku nshuro ya mbere bagombaga kubikora kugira ngo berekane nubwo babesha wenda binabaye bakabishwa nyuma ariko kuko bazakomeza kubikora bazi ko nanjye mfite ukuntu nabyinjiramo nkavuga ati bambeshe nimukazabyitabire n'ubufezi bari kubeshya ngiye byanjye ntabwo byagombaga kugira ikintu na kimwe gihinduka ahubwo ku buryo nabonyemo noneho n'ibindi birenze ku bihembo ari indirimbo Prozida nyemereye kunkorera for free itari muri ibyo bihembo harimo iyo Belly yanyemereye kunkorera ndi kumwe n'abahungu amanaginga Bruce the First na Soja Kid ari indirimbo ye azita kuri audio na video ubwo nyine kwiga twaturi featuring gutyo urukumva nyine ko ngiye byari ibya mbere bagombaga no kwerekana ko bifite imbaraga ibintu raki ashobora ko yarababwiye ati muzatsinda muzamuzananga turebe niba ibyo mwamwemereye mwarabikoze agomba kuzanga afite kuko bagiye kubyerekana kuri Versace agomba kuzanga afite indirimbo audio na video nyine bigaga ko mwabigize mu ruhare akabinaho ambera yerekana ubwo rukumva ntabwo ibyo bintu byazamo kubeshya tu ntabwo n'abandi bazabyitabira kugira nyine buri mukunzi wa Meza TV uri kureba iki kiganiro asobanukirwe n'iryo rushanwa nyine n'ubundi ntabwo impano zirangirira aha gusa impano zirakomeza mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu kugira asobanukirwe n'iryo rushanwa ashobore no kuryitabira rizabera muri buri karere buri ntara ni muri buri ntara ariko ntago intara ubarizwamo ari utegetswemo kuri guhataniramo gusa ngubwo rero abana b'Ikigali baje Gisenyi nibo banambwiye ko ibyo bintu biri kuba ubwo n'umunyagisenyi yagiye Musanze kuko wenda hano yari yagoswe ariko nyine bizaba muri buri ntara ubwo bizaba inshuro 5 bakuvuga ko ari n'igihe bizongera kwisubiramo nibyo ubu rukumva nyine noneho ngo bazita bafata abayitwaye bose mu mpera y'umwaka ibintu bizaba nyine birenze noneho no kuvuga hazongera kubaho se irushanwa ry'abatwaye rya rushanwa muri buri ntara nago nzi niba ari batanu cyangwa bazabakorera indirimbo nago nzi niba ari irushanwa ariko nyine nago nzi niba ari irushanwa ako bafite ukuntu bazabahuza n'ubundi uko bose baritwaye reka twe gutinda kuko abakunzi bacu mpora mbivuga ko bakunda ibikorwa ntago bakunda amagambo twagiye ku ndirimbo yatwaye irushanwa wa entreprise hari ni projet nago yari asohoka arakubita kandi kuvuga ngo bucura reka kunshuka bazo kunywa nilika yabaye nka penkiller na yugoswe ni duhuza kwa prakwaje gwamo sinasaze ndi nomo umukoro nahawe ni so uyu mwana yansize ndi bro nabikoraga numva ari bo icyasabye gutinda ni for homeboys bashakaga trisam umwavaho ndi kumva ndi gushya nabasaba kubikora vuba bankatira bambwira ngo ziba sinzi niba disi kazi ko gafashe siri mfashe kabwire basi ko
waranyangije umubiri ifaranga niriza n'indege zizaza ndabizi nivuba ubishaka banaza amahoro ku isoko inkoko sidenda ndabizi urakundi ziva koza ako nakavura uririmba gute uririmbira nde uririmba iki iyo ndirimbo ivuga iki kuri wowe iyo ndirimbo ibwira iki abanyarwanda iyi ndirimbo ni indirimbo yo mu diaspora turi gukorana niwe wamaye igitekerezo cy'indirimbo ubwo nyine n'ibyifuzo biri mu ndirimbo nibye yarameze nk'ari kuririmbira mu baby nyine we ameze nk'ari kwa approaching ariko nyine we ari umusazi nyine atabyitayeho sana akaba namubeshya utuntu n'utundi tu ntabwo ari indirimbo irimo ubutumwa wenda ngo ni message ngo yigishe ikingiki ariko nyine na stories ziba zikenewe nyine turi abahanzi dukurikije igihe watangiriye umuziki uri umwana mu muziki hano wa Gisenyi tu urumva umazemo imyaka 2 harimo abasaza benshi cyane urabazi rukukura ahubwo abasaza bakubera icyitegererezo muri Gisenyi ni bande bagupushinze gukora umuziki ukaburi no kuwukorera wicariye hano iwacu wenda ikibazo uburyo ukimbajijemo nshobora kwisubiza mu bundi buryo wenda umuntu wakubera icyitegererezo ni wa muntu nyine ushobora kuba nyine warageze ku bintu birenze nawe nyine ukavuga ati ibintu byo ngiye kugeraho ariko hari abandi nyine icyo gihe nanjye numvaga nkumva bari dope ariko nyine akaba atari icyitegererezo kuko nyine batageze ku byo nifuza kugeraho ngewe ari nk'abasaza bakoreraga umuziki hanga bita ba Bex na Cedro ukibirimo mani nabo nemeraga tu urebye gutyo bamaze igihe muri game abo ngabo nyine nibo numvaga nyine nemera muri icyo gihe tu nyine bari muri game tu ariko buri muntu n'ubundi ukora music aba afite inzozi cyangwa se ukora n'ikintu icyo ari cyo cyose aba afite inzozi kashinje ko inzozi bifuzaga kugera hari zo bagezeho ahubwo bahuye n'imbogamizi ese wowe iyo uteguye projet hari biba bizagenda neza nibiba bitazagenda neza witeguye gute kurwana n'ibitazagenda neza bizakubuza kugeza ku nzozi wifuza wowe nukuvuga ngo nyine umuntu ninashimano yishikiriye to ubwo ngubwo no kuvuga ngo no gutegura ikintu uri kubona kizakumarira iki nyine bitewe nuko nawe uri kubibona n'imbaraga wagishizemo ariko nyine nawe bitewe n'ubushobozi n'umuntu ufite ubwo ukumva ntago wahita uvuga ngo ibintu bibi ni ibihe cyangwa ibintu byiza ni ibihe byazaza kuko nyine uzi ko uri gutegura kandi igihe ibyo uri gutegura biri kugenda neza nyine ukomeje gutyo inzozi zawe wahita uzigeraho fast nyine ntabwo wamenya niba hari ibintu bizivangamo bibi cyangwa niba byose bizakomeza kuba ari byiza impinduka none nyene kumenya impinduka wowe wazanye ku buryo wumva ko ibyo bintu wowe wifuza kugeraho uzabigeraho nizi impinduka nyine bamwe muri abo ngabo byagiye binabagonga sana bumvaga ko wenda ari abahanzi b'Igisenyi ubwo nyine koko bakaba ari abahanzi b'Igisenyi bakaba n'abastari Gisenyi n'ubundi ariko nyine ngiye nabonye kuba umuntu yajya muvinga akamuvinga agakora ikintu Kigali akagikorera Gisenyi agakorera ikintu wenda i Musanze nyine uko byagenda kose ubumeze nka uri gupenetra mu gihugu cyose n'ubundi ntabwo azabura abantu 2 3 bagenda babwira abandi ariko nyine igihe ukoreye ikintu nyine local nyine gutyo gusa nyine ngiye nicyo ndikumva ndi guhindura tu n'abagenzi banye bamwe namwe bari kubikora kandi bimeze fresh nabo uri kubona ko intambwe zabo ziri gutera imbere zihuse reka tukiri aho ngaho abenshi dukoranye ikiganiro mbabaza imbogamizi bahuye nazo bambwira ko na amafaranga bambwira ko n'ubufasha bukeya abantu bina ntago bafashanya ku ruhande rw'amafaranga arahari nta kibazo ibikorwa byawe biragenda neza ukoresheje amafaranga ese ku ruhande rw'ubufasha ese abantu urabona bakumva neza n'ibyo ukora urabona bikurikirwa ku rwego byifuza no kuvuga ngo nyine iyo uri gufashwa akenshi ntabwo nyine ibintu bigenda uko ubishaka yego nyine no kuvuga ngo hari igihe cyo wifuje kitabonetse muri ako kanya kandi ako kanya ariko cyakugirira akamaro ubwo nyine urukumva iyo uri gufashwa nkanjye no kuvuga nibwo narangiza secondaire uyu narangije umwaka ushize ntabwo mise mfite akazi ngo bimeze bite ngo mfite amafaranga ariko nkorera umuziki nshobora kubona amafaranga ya audio nkayitambaza abantu benshi umwe muri bakayikunda akavuga ati niba video ari 200 shaka 100 nza gushaka 100 siyabone n'undi uvuga ngo nzakubonera 20 ariko ibyo ngibyo nyine ntabwo byahora bibaho nyine birasaba ko byibura haza nk'umuntu uvuga ati ibi ndabikunze wa mwana we nawe reka mubyaza umusaruro wenda ngufashe ariko nanjye ndi gukubona ikintu
aho ngaho wajya ukora ibintu nyine biri kuri gahunda ukavuga ati n'ibindi ndirimbo yapanze gusohoka uyu munsi nta kintu kiri bubibuze kubera ko ubushobozi burahari kandi nyine nawe nyine ni ibintu byaba biri fresh nyine nibyo ntabwo mfite ubushobozi nyine bwo kuba nakwifasha gukora ibyo nshaka gukora ahubwo ubwo nyine ni gutyo ndi kubyumva abantu bari kubwirwa nyine bari kubwirwa ni ukuvuga ngo kuba abanyakigali baza kudutegurira amarushanwa ibihumbi 300 niyo promotion ntabwo Gisenyi habuze abandi bantu nabo ibyo ngibyo babikora wenda reka tuvuge ko babatangiriye ariko nabo nyine hari abagabo bafite amafaranga bazi n'iby'imiziki umuziki nawo ni business n'ibindi uko watekereza ko washora mu kabari ukavuga kangaka kazinjiza no muziki ni business ahubwo bashaka badasobanukiwe wenda uburyo ari business bakwegera ababizi bakabafasha kumva ko nabyo ari akazi bagashoramo amafaranga bakavuga ati ntago turi gukina na akazi ikibazo nyine cyo kuba badasobanukiwe sana ariko nyine hari n'abasobanukiwe badashobora gushora ibyo biceri ariko badufashije kabisa babyumva ariko bikubwirwaho gake gake kuko n'abanyagisenyi batangiye kujya bakunda ibintu by'iwabo sana ni ukuvuga kuva igihe umaze mu muziki nta muntu urakwegera ngo agusabe imikoranire akubere manager ukora ibintu gutya mu myaka 2 ishize ntago byari byawe yewe ibyo bintu byagiye biba ariko nyine akaba wenda nka condition zingonga wenda ugasanga hari ibyo bo bashaka ko nkora nanjye ibyo wenda nshaka ko bakora si bite bihura abandi bakaba bashaka ko bagufata igihe kinini cyane utazi ngo bizagenda gute mu icyo gihe wenda n'icyo gihe kuko bashaka ukabona wenda bagufasha ariko mu myaka nk'itatu wenda cyangwa ine bashaka ko mukorana hari igihe bazaba noneho bari kugutsikamira babaho ariko nyine ntago ninagira abo muza nabo nyine ibyo bashaka nanjye ibyo nshaka nyine ngo bihure ni ukuvuga ngo umumanager wifuza ntago uramubona ariko abamanager bo bajya baza kugutereta ngo mukorane bo bajya baza kwa twapanga gukorana ariko nyine sibihure bite nyine n'ibyifuzo bya buri umwe nyine ko bitari kubwirwa numvishije uririmba urapa ushobora no kuririmba uhogoza se mani ibyo ngibyo ntago nabigerageza nubwo nzi ko nabishobora tu ninde kuririmbira refre ngenda zikorera ariko iyo nyine ntago ndazikorera kuko ibyinshi nyine n'ubundi wahindura vocals ariko ntago wahogoza waririmba ariko ntago wahogoza ndacyo ugiye kuririmba nta kibazo ugiye kuririmba igitero cya mbere cy'indirimbo yawe ushaka uhita uririmba na refre yayo dukomeza numva bavuga ngo umwana niyaryana rice mubona kuri bike ngo niyategana basi akumwiteza nikoto akana kirira inkoko mu mutima n'inzoto ni nyako kana n'indobo niba udahagaze do kavuga kuri utwana po niba udafite shato akana niwagafata na kamikazi kari dope nk'uyu murwa nagashitani medicine niwabyumva muri house parakana ko gataha kare ivenori pray kere tsuri cyamamare nakana kalirile kana tachi ku mubiri kajuga mbama ini gato dacukubiri dream ni mu buriri akana gatahe dukore pari baby ama home alone natetse inkoko mfite bisodo bebura rya biroko ama home alone natetse inkoko mfite bisodo bebura rya biroko yongeye bahita we Sai Queen uraririmba man niwe uyandikira se man nge ndiyandikira kabisa amagambo rero usoma ibitabo byitwa ngo iki buriya usoma ibitabo byitwa ngo iki nge nyine societe nyine nibyo bitabo kubera ko byinshi mbivana mu bantu turi kumwe muri mu bintu byambayeho mu bintu byabaye kuri mugenzi wanjye ubwo nyine ibyo nibyo bitabo ariko uririmba gishe oya man ntabwo ndirimba igishe yanditse gute man indirimbo ukuntu yanditse ari umukobwa wiyemera sana muri wood sana ubwo nyine navuze ko ari we Sai Queen ubwo ni umwamikazi w'Iburengerazuba ariyemera sana ariko nyine ngewe ndi umukobwa kandi uko namugeraho ubwo nyine universe ya mbere ngatamubwira ko ndi mu rugo nyine natangiye kwemera ukuntu nkamubwira ati natetse n'inkoko mfite na story nyinshi mfite bisodo wowe ntari bigwamo aze kora iki rero nuko no kuvuga ngo nyine n'abakoboyi babonye umwana wese abananiye akaba umukobwa yamubwishije muri wood
nako kantu ngo nyine ni respect ako nyine ni story naga ari ibintu nyine bavuga ngo ni ibintu ushaka cyangwa ni ibintu ariko ni ibintu bibaho ni ibintu biba ku bahungu n'abakobwa nabishobora kuba bitarakubaho cyangwa se udateganya yuko bizanakubaho ariko hari niga yawe byabayeho cyangwa bigiye no kubaho direct naka kanya bigiye no uvuga ibintu byabaye cyangwa uko nishobora kuba cyangwa ibintu biri kuba yes angana imbere ya kamera za Meza TV bakunzi ba Meza TV ibi nimwe tubikorera ukurikira iki kiganiro wumva uburyohe bwacyo ukurikira iki kiganiro wumva impano ubungubu dufite ukurikira iki kiganiro wumva uburyo Gisenyi maze gutera imbere koko harahiye we turi kugasongera umuhungu reka mva kuri the flow indirimbo bara producer bari kunkorera flow ya mbere iravuga ngo Rasta nahuye n'aba master nabo baba Rasta nakuze nshaka kuba umustar ndabona ko nzaka izi mbuto mbabibye muzere iyi dwiri muri kizerere Igisenyi ndabaye kizere nko murapa moto bahagaze imbere das snitches mu ry'amafoto mu mikino dukina majoro urahigwa sana nufatwa homeboys bazana gukanda nibutama respect heza nibukundi ibyanjye pesa no joke no kizi basi fasha twubaka industry niwanega imikoshi mabrozi nakagiwe kera nabyuzi niwansanga na swadi injiji ibi pepe ni huzo ndi busy this time no rashirikana maka family muze ndabayisaka this time no rashirikana maka family muze ndabayisaka gra bu yes man uraririmba man uraririmba kandi nibyo twari dukeneye twari twarabuza abahanzi nyine baza guhangana hano mu muziki nuza gukubita iyo hip hop yawe umunyakigara akaza kuyumva araza no kugira ubwoba bwa bundi wagize cya gihe uri mu irushanwa uri kubona abahungu bari kuririmba ari no muri game none b'abanyagisenyi agakubita ukavuga ati ngiye gita mbikwa amatutsi akavuga ati n'abakobwa barangana ngo babinkora ndashaka noneho ufate uno muziki wo mu myaka 2 umazemo uhitugereranya no mu myaka nk'itanu ishize muri Gisenyi cyangwa se n'umuziki mu rwego rw'igihugu mu myaka 2 ishize ugereranye n'umuziki mu myaka 5 ishize mu Rwanda umbwire naho bitandukanye byega banze mere kabisi wacu Gisenyi Igisenyi muziki wawo wa mbere arimo abahanzi b'abahanga bakora n'ibintu birenze ariko sinzi ukuntu batekerezaga ko umwe muri bo aramutse azamutse atabatekerezaho nibyo mbese batekerezaga nabi kurusha kuba batekereza ko aramutse ageze yabatekerezaho ku buryo yashoboraga no kuba yakepinga ikontu we hari umuntu amubajije wanamufasha ibyo bintu byabagaho ariko ubu ngubu wenda mind ndi kubona muri imyaka 2 muri new generation cyangwa se no mu bakiri muri game bari abakera uri kubona ko umuntu ari kwemera ko nucanga naho agacanga icyo muri gukora nyine ari ikintu kimwe mine no gufata uyu mujyi wacu twawushira kuri map bakabyumva kubyo ashaka kugenda akavuga ati niba ari kumwe n'umustyle runaka iyi ndirimbo y'umukobwa wanjye ni fresh akayimwereka kandi ukabona koko yayimweretse akanayikunda kuryo watangana connection mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyine umuziki wacu ni kwahindutse kandi uri kubona ko n'iterambere ryawo nago rimeze nk'irya mbere biri kwihuta sana ubwo ngo no muziki wa Gisenyi niko ngende kubibona umuziki tube tukira aho ngaho ku muziki wa Gisenyi wenda wo mu rwego rw'igihugu turawusubiraho nyuma wowe ubwo uri murahamanya neza cyangwa uri muravuga ko muri Gisenyi mu bahanzi harimo ubufatanye yewe uko mbibona harimo ubufatanye ku bantu bameze nk'abakeneranye yuko miriko mbibona ariko ari n'abandi nyine n'ubundi nyine bafite nyine ukuntu ari aba gangster atanyine atakenera ko ikintu cyawe kiramutse cyagufasha yagikatinga ariko nago nyine ari kuvuga ngo ni muri rusange nyine ngo byose harabo muza nabo harabona huza nabo ubu ngo harabahuza nabo harabadahuza nabo nago nyine umuziki muri rusange nago bose bahuza tu fresh ariko nyine nawe niwe uri kubibona nawe wakwikenye guhera kera umuziki wo myaka ya mbere nago nta n'urukundo rwari rurimo nyine mbese kugereranya n'urunguru basi nubwo bari batatu ariko nabo barakundana ukuntu nubwo baba bakepinga abandi ariko ntabwo kera aho byafundaga kubaho ndashaka kumenya mbese ubundi abantu baramutse bakoranye tuvuge nk'akarere kose ka Rubavu abasani baho bakagira communication ihoraho nta beef ubona wenda se ubona bishoboka kwanza kwa byashoboka byo ntabwo byashoboka ariko tena ntabwo byaryoha tena nge niko mbibona
ubu ngubu ngenzi ko ari umuntu ufitiye ishaza nanjye nyine nzi ko mufitiye ishaza ariko amereza akazi sana nkaba ndi kubona ibyo ari gukora nkavuga atangire kankore wenda nkaba ndi no kubitakarizamo ariko nyine ukabona yuko nyine game iri gukina n'ubundi mwese tena mumeze nkaho muri umuntu umwe tena nago hari ukuntu tena bitagenda fresh. None se urashaka kuvuga ngo imikoranire iramutse hari nyine muramutse nta bifu erega hari bifu yo mu muziki hanze mukamerana fresh nyine nk'akazi kuko n'ubundi mu kazi abantu bagirerana amashyari ariko noneho hari bifu mu muziki no hanze mukarebana ingwe niyo nge navuze ahubwo bibe bifu mu muziki nibura hanze muganire fresh nicyo nge navuze ubona ntacyo byafasha ibyo ngibyo byo n'ubujiji to kuba mwapfa ibintu by'imiziki ari byo muri gupfa nyine ziko mutigeze mupfa kuba mwaraburiye mu nzira ngo muserere kavuze iki ariko kuziza no kwenda wakoze yiti cyangwa icyo nawe ariko kuziza nuko wamuvuze nabi ariko ni by'imiziki ubwo muramutse muri hanze nago nyine nago ibyo bintu babihuye kuko nabandi bakoboye bibaho kabona bakoboye baraserera fu abo gasanga mu buzima bwo hanze bari no gucilinga nige bibaho kugira ngo game ishyuhe ariko nyine hanze y'umuziki akaba ari ubuzima busanzwe ubwo ngubwo no bujiji kuba wafata ibintu by'imiziki kabuze n'ubuzima busanzwe tu wababwira mbese wababwira n'umutima mubi muri rusange tu abameze gutyo wabaha butumwa ki niba hari abahari nyine babikemura ntago ari fresh kandi ni n'ubujiji tu uwo muntu nyine ntago uzi icyo we yagufasha nubwo nawe uzi icyo wamufasha kandi iyo nyine yuriho utazi ikintu cyagufasha mani nyine uhora ahantu hamwe ngo nyine batekereze neza tu. Urakoze cyane twigire mu rwego rw'igihugu noneho umuziki imbere y'imyaka 5 n'umuziki nyuma y'imyaka 5 muri iki gihe turimo umuziki nyine urubyiruko nirwo rumeze nyine nkaho mbese n'ubundi nirwo rwakundaga n'undi imbere ariko nyine ubu byarakabije abana asigaye bakora kandi bakiri bato noneho nago abanzi bakira bari bazi kwandika ibintu message niba n'urukundo bakarurimbamo ibintu birenze abo ngubu nyine bo bari kuza bari gukubita ibiboro y'ubi vibe niba ari igishego ukabuzi ko hari ibyo abantu bikundira niba ari indirimbo yitwa ngo wenda ubuzima ugahita ushiramo ibindi bintu nyine mbese abo ngubu bari gutanga vibe ntago ari message cyane ku buryo nyine ariko nyine nibyo biri kubafasha ni nabyo biri kubatwikira nabyo bikenewe nyine undi umuhanzi akenshi akorera abantu ubwo nyine n'undi ari gukorera abantu ariko nyine biri dope uko nyine biri gufasha n'amaziko yo mu Rwanda nyine gutera imbere sana tu nyine urwego rw'umuziki mu myaka 5 yashize nta nubwo rumeze nawe ruhuriye n'urunguru rw'umuziki mu Rwanda kuko u Rwanda umuziki wa rwarazamutse sana yaba muri video basigaye bakoramo ibintu birenze bakanashiramo amafaranga arenze n'abadirector barenze nabo batangiye kwiga gufatanya ku buryo nka big team yiri guhindura ibintu cyane mu mavideo kuko n'abantu bihuje baravuga ati wowe ushoboye iki nanjye nshoboye iki n'imwe yashoboye iki nibyo bintu byagiye bihinduka umuziki ubu nibwo uryoshye cyangwa kiragiye nibwo uryoshye umuziki ubu ngubu nibwo uryoshye tu murakoze cyane abasani benshi dukoranye ibiganiro abenshi baza bavuga nyine ibibazo bahuriye nabyo muri music hakaba hari uri kukureba kuri kino kiganiro ubwo uvuze ngo watangiye umuziki 2020 hashize imyaka 2 agahita areba n'urwego ugezeho agahita avuga uyu mwana ntago byamugoye ese ingorane we wahuye nazo muri music nizihe byatangiye ryari uri mu ngorane kugeza igihe ushize umuzigo wa mbere hanze manje ubundi uko natangiye umuziki nyine byari imigisha ariko nyine yari ukuntu nyine byagenze mana rege nigeze kwishura video inshuro 2 bitewe nuko bise abamo ibibazo tu muri video inshuro 2 noneho ibindi byo byagiye bikunda kumba ndi Kigali gushaka nyine gukorana n'abantu ngo kugira ngo bagufashe imini ibintu byawe bakabitindana sana ku buryo gahunda zawe zipfa burundu ukazana kibona utanagikeneye icyo kintu kandi wowe gitakaje umushobozi bwawe bwose hakaba n'igihe amatike menshi nyine wowe ukabura gutakaza gusa wenda ni mu gihe gito ako nanjye barebye nabahaye ni byinshi ariko ntago nyine ari uko nyine byagombaga kugenda kuri hari ibindi byagiye bipfa sana kubera ko nta bushobozi kubera ko bari kubitinza ntago wabura ingorane mu muziki umaze imyaka 2 byibura kandi uri gukora ufite imbaraga okay reka tuve mu ngorane noneho tuze mu byiza umaze kubona mu myaka 2
umaze ukora umuziki inyungu wabonyemo n'ibyiza wabonyemo bizagusunika kugira ngo utazareka umuziki? ubu ngubu nyine ngewe ikintu nyine cya mbere cyanshimishije mu muziki kibaye vuba, nyine kurya amafaranga y'umuziki, nyine ukaba uzi ko kurya amafaranga yo mu muziki bavuga ati njyewe niba ngiye mu karori ngakubita bakameza 100 cyangwa se igangaye ndayariye, ariko ni umuziki. Niba ngiye mu marushanwa ngafata 300 ngahita mbifata nkavuga ati niba ndi gukora iki ngiki bivuye mu muziki. Nibyo bintu nyine binshimishe nyine muri iyi minsi cyane tu, ariko na mbere yaho umuziki njye ubu ngubu ukuntu ndi gukora sana biri kuba ari favor cyane kurusha kuba ndi gushoramo amafaranga. Nyine ni imigisha tu, nyine nibyo bintu bimeze nka bitari no kunshi intege kuba ndi gukora ibintu byinshi kandi byiza kandi no gutakazamo ubushobozi bwinshi tu. Bakunzi ba Meza TV, nongere mbibutse ko ahangana imbere za kamera za Meza TV, kurikiye kino kiganiro urebe hasi kuri telefone yawe hari ijambo ryanditseho subscribe hasi mu magambo atukura, urakandaho gusa rirahita rihindura ibara, uhita ureba hirya yaho gato hari inzogera ukandeho kugira ngo buri biganiro byose tuzajya tugukorera uzajya ubikurikira kandi ku gihe. Kijyaho ukibona ubundi ubufatanye bwacu nawe nubwo ngubwo bwo kuduha iyo subscribe tukajya tuguha nawe ibyo ukeneye, kandi utere comment utunenge aho twakoze nabi, udushimira aho twakoze neza kugira ngo tugumye dukore gutyo, unadusabe n'ibindi ukeneye ko twakora kugira ngo tugumye tugirane imikoranire n'abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange. Turi gusoza ikiganiro cyacu, turi kumwe n'umuhungu yabaririmbiye mwabyumvishe, aranatwika, yatwaye n'ibikombe bitandukanye, amaze imyaka 2 yonyine mu muziki ariko amaze kugera kuri byinshi, ndagira ngo usoze ugira icyo usaba abakunzi bawe b'imyaka 2, usoze ugira icyo usaba abakunzi bawe bakumenye ejo, abakunzi bawe bakumenye none n'abazagenda bakumenya kuko uri kwagura ibikoro. Abakunzi banjye ikintu nabasaba no gukomeza kunshigikira bakanyereka ko turi kumwe kuko byinshi nyine tubikora kubera ko batweretse ko badushigikiye. Twasaba nyine n'abantu nyine bafite ukuntu bafashe uyu muziki wa Gisenyi muri rusange, nyine bamese bagerageze abakire badutegurira ibirori, natwe tuzaye tubinjiriza, natwe tubonemo ikintu. Mbese muri rusange no kudufasha nyine ku bintu byacu twabikunda, entertainment y'Igisenyi gakunda iby'iwayo ikajya igerageza nyine kubyumvisha abantu babo, nyine bitagendeye ngo turi inshuti cyangwa ngo hari ikintu yamaye. Muri rusange nyine tu nibyo byaba ari fresh. Ndasoza nkubwira ngo Imana igufashe mu byo ukora byose, icyo wifuza kugera Imana igiye igufasha ukigereho kugira ngo bizagende neza. Murakoze cyane kandi namwe muzajye mugira imigisha tu. Murakoze. Meza TV ryohera abagukurikiye.